uyu muntu Bibiliya yongera kutugaragariza yuko yamuremye ku ishusho yayo, ndetse rwose ijuru ryose ryabyishimiye. Ariko uyu muntu ubwo yaremwaga ntacyo yari azi, yari ikibumbano. Yongeye kugira icyo amenya ari uko imuhumekeyemo umwuka wayo w'ubugingo. Aha yongera kwitwa ubugingo buzima. turabasuhuje kandi tubifurije amahoro y'Imana mwese mukomeje kudukurikirana. Iyi ni Grace 7 TV MJ 37. Uyu munsi dufite umutumirwa mushya. Uyu mutumirwa mushya araza kubibwira, ariko hari ikintu kidasanzwe cyangwa ingingo idasanzwe yaduteguriye uyu munsi. Tega amatwi ukurikirane kugira ngo ubashe kungukiramo byinshi utari witeze. Umutumirwa wacu reka tumuhe karibu kugira ngo atangire anatwibwira. Watubwira amazina yawe? Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Manase Nshimiyimana. Hari ubutumwa bwiza ari bwo bwa Yesu Kristo bubasha kurema imitima hakavamo ikiremetse, ari cyo Uwiteka yishimira muri uyu munsi. Nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza kandi Imana ibashisha kunyuzamo ibyayo. Ni kuri ubwo buryo rero n'ubundi uyu munsi turi burebere hamwe ingingo ivuga ngo amahitamo ya muntu. Nk'uko Imana ubwayo ariyo yishyiriye haya amahitamo kugira ngo igaragaze kwera kwayo, byari ukugira ngo ikiremwa muntu n'ikigikomokaho cyose kitazabona urwitwazo. Iyo twongeye kwihuta cyane tunyarukiye mu gitabo cy'Itangiriro, dusanga mu bushake bw'Imana Data mu kurema yararemye ibintu, ndetse guhera ku munsi wa mbere igasoza igaragaza ko ari byiza. Uko yongeye kurema igasoza igaragaza yuko ari byiza, ndetse kugeza ku munsi wa gatandatu yabonaga yuko ibyiza byose yaremye igomba kubiremera ikirenze ibyo gikwiye kubibamo kandi kikabiyobora. Aho rero niko kurema umuntu. Uyu muntu Bibiliya yongera kutugaragariza yuko yamuremye ku ishusho yayo, ndetse rwose ijuru ryose ryabyishimiye. Ariko uyu muntu ubwo yaremwaga ntacyo yari azi, yari ikibumbano. Yongeye kugira icyo amenya ari uko imuhumekeyemo umwuka wayo w'ubugingo. Aha yongera kwitwa ubugingo buzima. Aha niyo yagize ubwenge bwo kuba muri ibyo bintu, imurereramo, imuhekamo. Iyo ngobyi ngo yari yayikebye aherekeye iburasirazuba, hahandi rirasira, hahandi atiyumva ubukonje, hahandi hahora hasusurutse. Niho yakebeye ya ngobyi kugira ngo uyu muntu yise cyangwa ihinduye nk'umwana wayo imushyiremo. Yari yaremyemo ibyiza, iremamo ibimutunga, iremamo ibiti bifite imbuto nziza. Rwose pe, iyo tugeze ku murongo wa 9 aho yongera kutugaragariza yuko yashyizemo ibiti by'imbuto ziribwa, kandi byose ibona ko ari byiza. Ariko ntiyarekera gutyo gusa, habanje intambara yo kurwanya kurema umuntu. Bituma Imana ishyiraho amahitamo hagati y'ibyiza yaremye ndetse n'ikibi cyari kimaze kugaragara kirwanya umugambi w'irema. Icyo nta kindi ni Satani. Urungano wabaye mu ijuru, dusanga umuntu yarateje akaga mu ijuru, ateza imivurungano kugeza ubwo abamarayika bacikamo ibice kubera kurema umuntu. Bigaragaza yuko umuntu ari ikiremwa gitangaje kandi gikomeye mu maso y'Imana. Ndetse iyo usomye neza usanga
haramanutse 1/3 mu byashu igice cya 12 usomye neza ugaragaza yuko hagaragaza cyane ko 1/3 cy'abamarayika bari mu ijuru bose bamanutse kubwo kutumvikana ku kintu cyitwa kurema umuntu. Niyo mpamvu Imana muri Edeni itarekeye gutyo gusa, yabashije no kugaragaza ikibi igishyira imbere ya wa muntu n'icyiza igishyira imbere y'umuntu yaremye kugira ngo azabashe kwihitiramo icyo agendana nacyo. Ariko biratangaje cyane kuba uyu muntu yarakomezaga kumva ibi bintu Imana yashyize imbere ye ndetse akanabyitegereza, ariko ku iherezo akaza guhitamo nabi, agahitamo inzira mbi. Icyakora Imana nk'umuremyi, nk'inyembabazi, n'ubundi yongera kumanukira kugira ngo igarure isura yari yararemanye umuntu wa mbere, ari cyo gitambo kiva amaraso cyo kugira ngo isura ya muntu igaruke mu maso y'Uwiteka. Umuntu ubwe yahitagamo nabi, akabasha kurya ku byabuzanijwe, akabasha gutembera mu byiza ariko akagana no ku bibi. Imana yashyizeho umupaka ku byari byiza kugira ngo umuntu agaragarizwe yuko ikibi ari kibi koko, kimusiga yambaye ubusa atagifite ishusho cyangwa se umwambaro Imana yari yamuremanye. Niko kugaragaza yuko igitambo gusa ari cyo kibasha kugarura umwambaro waremanywe umuntu wa mbere muri Edeni. Nyuma yo kubona imbabazi ku muntu wari umaze gushyirwa kure hirya ya Edeni, hirya y'impetso, atangiye guhekerwa inyuma y'impetso, ahetswe na Satani, Imana yongeye kumurema bundi bushyashya, imusubiza ubumuntu. Nubwo itamusubije muri ya ngobyi, ariko yongeye kumuremera ikindi gishya cyo gushyikirana nayo kugira ngo ababarirwe ibyaha bye. Ni nayo mpamvu mu gukurikirana amateka hirya y'aho Imana akomeje kugenda ihamagara umuntu imwereka amahitamo. Tubona neza yuko hirya gato wa muntu yaje n'ubundi kuvamo uburyo bubiri. Hagaragaza abantu babiri, ari uwitwa Kayini ndetse na Abeli. Ariko hirya gato tugaragarizwa uwitwa Seti, ari urubyaro rw'Uwiteka rwakomerejeho. N'ubundi ikibi cyakomeje kuba kibi, ariko icyiza n'ubundi gikomeza kuba cyiza. Ni nayo mpamvu hagati aha Imana na Satani, cyangwa icyiza n'ikibi, bizakomeza kubaho kugeza ku ndunduro y'ibihe, kugira ngo hagaragare buri cyo umuntu wese yagiye ahitamo. Iyo twongeye kwitegereza ku murongo wa 15 w'Itangiriro, n'ubundi mu gice cyaho cya kabiri, n'ubundi tuhasanga yuko icyo giti Imana yari yashyize muri Edeni kitari cyonyine, cyari kumwe n'ibindi byinshi ndetse byakagiriye umuntu akamaro. Ariko amahitamo ya muntu ndetse n'umutima wa kamere umuganisha ku giti kibi kitari kugira nicyo kimumarira, n'uyu munsi cyoretse imbaga y'abantu benshi. Rero iyo turebye nanone mu Itangiriro, n'ubundi niho tukiri, yagiye ihamagara Nowa, ihamagara ba Aburahamu, ihamagara ba Loti. Ni abantu benshi Imana yagiye ihamagara muri ubwo buryo, ariko si uko hatari hari n'abandi bayobotse inzira Satani. Kuko iyo usomye mu gice cyaho cya 6 usanga ngo abantu bahinduka babi cyane, mu gihe urubyaro rwa Seti rwari rukomeje inzira y'Imana, ndetse n'abakomoka kuri Seti ari abo bita ba Enoki, bakomeza kumvira Imana bahitamo neza. Hirya yaho abitwa ba Kayini bakomeje kurekerwaho nka cya giti kibi, n'ubundi hakomeza kuvaho urubyaro rubi rukomeza guhindanya ukuri. Abo bose bagiye bahinyurwa nuko hari abandi bahamagaye kandi bagakurikira inzira nziza. Iyo turebye umukurambere wacu Aburahamu, nawe yahamagawe nkuko n'abandi bose bagiye bahamagarwa,
ariko nawe ngo yakuwe ahantu habi muri uriya bakarudaya basengaga ibigirwamana, ariko kubwo kumvira ndetse no kuba Imana yaramubonagamo yuko abasha gutekereza, akazamura intekerezo, akabasha kumva amahitamo, akumva icyiza guhera mu gihe cya Edeni, akabyiga neza, akumva ukuntu Imana yagiye ikurikirana umuntu, yabashije guhitamo neza. Yumva ijwi rimuhamagarira guhaguruka mu bibi muri uriya bakarudaya isenga ibigirwamana, ayoboka Imana. N'ubundi hagiye hakomeza kubaho ababi bakomeza gushayisha, ariko dushima Imana yuko Aburahamu yaciye inzira nziza ndetse agahinduka uzakomokaho n'abizera Imana by'ukuri bose. Kugeza ubwo Yesu Kristo amanuka nk'Imana ije gucungura umuntu wangiritse, aza muri ino si. Iyi si imeze nk'ishuri, iyi si imeze nk'aho turi gusiganirwa. Abari kwiga neza, abari kubana n'Imana, tuzi neza yuko yatubwiye ko itadusize twenyine, iri kumwe natwe. Abashije kuba muri icyo gika bari gusobanurirwa ubuhendanyi bwa Sekibi, bakabasha kuzibukira bagakurikira inzira y'ukuri. Tugera ku musozo twongera kureba neza yuko Yesu atazanywe mu isi gusa no gushaka ukiranuka, ahubwo yazanywe no gushaka n'uwo muntu wangijwe n'icyo kibi kugira ngo yumve amahitamo meza. Nuko agenda ahamagara. Tubona neza yuko tugeze muri Matayo dusanga ahamagara ababi, ahera kuri ba Petero abarobyi, ahera kuri ba Yohana bene nk'uba barwana, abanyamijinya, ariko abasha kubahindura icyiza. Rero tugera ku musozo, n'ubundi nk'uko twatubivuze, ku mahitamo n'ubundi Imana yongeye kugenda igaragaza mu gitabo cy'ibyahishuwe ku murongo waho ku gice cyaho cya 12 ngo Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Iki kiyoka kirwana n'abamarayika bacyo, cyangwa se gifatanya n'abamarayika bacyo kurwanya Mikayeli n'abamarayika be. Mikayeli, Mika usa Eri usa n'Imana, uwo nta wundi yari Yesu Kristo wari utabaranye n'abamarayika. Ariko iki kiyoka aricyo turi kubona ahangaha ngo aricyo kiyoka, ariyo ya nzoka ya kera, ariyo Satani, ibasha kurwanya Yesu n'abamarayika. N'uyu munsi rero irakomeje, hari amahitamo yo kwiyegurira iki kiyoka kikakuyobora. Baratubwira ububi bw'iki kiyoka, baranditse hano hepfo n'ubundi dukomeje, baravuga ngo cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ku murongo wa 9, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose. Abari mu isi bose kirabayobya, nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywa nacyo. Ni intambara dufite kubabasha guhitamo, kuba ari hagati y'amahitamo abiri, ikibi n'ikiza. Nuko rero Daniyeli we yarabivuze mu gice cya 8, haravuga ngo agaragaza iby'iki kiyoka ndetse agaragaza iby'ubu bwami buzaba bwimitswe mu isi. Ku murongo wa 23 aravuga ngo igihe ubwami buzaba bwenda gushirira, abanyabyaha bamaze gukabya, umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana azima. Niko tubibona muri iki kinyejana twinjiyemo cyangwa se turimo cya 21, dusanga imbaraga y'ikibi yaraganje mu isi kugeza ubwo ubwami bwimitswe bw'uyu mwanzi wa kera, cyangwa se twabonye bw'iki cyoka cya kera ariyo Sekibi Satani, ngo imbaraga ze zizaba zikomeye, ariko banditse ngo ntizizaba ari iz'ubwe. Azarimbura bitangaje kandi azabasha ibyo yagambye, azarimbura abakomeye n'ubwoko bw'abera.
ndetse akazagira imigambi ituma abashishwa byose n'uburyarya, kandi azishyira hejuru mu mutima we, azarimbura abenshi biraye, ndetse azahaguruka no kurwanya umwami w'abantu. Icyo tubasha kongera kumva ngaha ni uko ngo azarimbura benshi bimubiraye, muri ba bandi ba ntacyo bibwiye, muri ba bandi b'uyu munsi bari kugendana n'ibigezweho ariko birengagije inzira y'ukuri. Uyu munsi Imana ivuga ngo twongera kubona mu gice cyaho cya 20 muri Matayo, n'ubundi ni Matayo 28:10 barongera bakatubwira ngo Yesu abarushye n'abaremerewe. Aho ni Yesu ahamagara abarushye n'abaremerewe, muze musange. Arahamagara abarushye, arahamagara afite umutwaro, arahamagarira ba bandi bafite amahitamo yo guhitamo inzira y'ukuri. Muze musange ndabaruhura. Mu byashongera akatubwira ngo ndi ku rugi ndakomanga, ndetse abasha no gutanga imiti ku itorero dusohoyemo, ari ryo rya 7 cyangwa se ryisanze mu gihe cya 7, aricyo cy'urubanza Laodikiya. Rero nshuti z'umusaraba, ku mahitamo ya muntu uyu munsi yahawe umudendezo wo kwihitiramo icyiza n'ikibi, yahawe umudendezo w'inzira ebyiri imbere ye. Nuko rero abatwajwe igitugu na Satani haracyari amahirwe, ariko nakwita kari make yo kubasha kwiyambura icyo gitugu ukiyegurira Imana bigishoboka kibonwa, kandi intwarane zirigishamo imbaraga. Ngaho rero bwoko bw'Imana, ibihe dusohoyemo ni iby'ibihe by'ubwami bw'uburyarya, kandi bugiye kubashishwa n'ubwo buryarya kuyobya n'abera niba bishoboka. Rero abashaka kwera mwerere mu kuri, ariko abayobowe n'ukuri nibo bana b'Imana. Reka ijambo ry'Imana twumvise ry'amahitamo mazima ni ukuri ritwubakane kandi duhe guhitamo neza mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze mukozi w'Imana ku bw'ibi bintu utugejejeho. Ibyo koko umuntu yahawe amahitamo, reka tubashimire kandi Imana ibahe umugisha. Ahubwo niba byashoboka ko twazabatumira ubutaha bitwemera kugira ngo abakunzi bacu bazabashe kubakurikirana. Ni ukuri rwose birakunda kandi haracyari byinshi Uwiteka yiteze kubwira abantu be muri iki gihe kiri gusoza amateka y'isi. Ni rwose twemeye kuba twakumva ubwo butumire, kandi tuzaboneka, tuzabihashishwa nayo. Saha murakoze, Imana ibaho umugisha, kandi turabashimiye mwebwe mukomeje kudutega amatwi. Gusa turabibutsa ko mukwiriye gukora kuri subscribe kugira ngo mujye mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi uko dushobojwe n'Imana. Mugira amahoro y'Imana.